Mwongeye kwirirwa, iyi ni Inkesha TV nkuko twabibasezeraniye ko tuzabagezaho byinshi mu muco kandi ko bitazazima duhari nyuma yo kubereka urushingo. Uyu munsi twabagereye n'ubundi ku bandi bazi bitandukanye. Umwirongi murawuzi kandi abenshi murawukumbuye, abato bakibyiruka ntimuwuzi, ariko uyu ni umwanya wo kuwumenya no kuwukunda no kuwiga, ababishaka bakazamushaka. Amazina mumaze kuyamenyera ni Theogene Twizere, tuzabagerera hose, tuzabagerera henshi. Mukomeze mukundi by'iwacu, mukomeze mu bikumbure. Muraza kunyemera twagize umugisha wo guhura n'umutumirwa, umutarame byahamye, aza gutangira twibwira. Nitwa Sebahashye Diedene, wagakofe wa Sebahashye, kaba ndi umunyiginya, kamwishe w'abakona. Urakoze cyane, ngira ngo tugusanze aha mu nka. Uzwi kuri byinshi kandi uri umutaramyi w'inkumburwa, yemwe indatwa. Abo muraza kutwemerera mudusangize kuri byinshi muzi, nubwo tuzatubakenera umunsi ku wundi, ariko mutwemerere uyu munsi mudusangize umwirongi, umumaro wawo, uko byagendaga ndetse n'uko bigenda ko ntibyacitse ko mu gihari. Urakoze, ndagira ngo mbabwire ko umwirongi ni ikintu cy'umuco nyarwanda. Umwirenge ubuzwa mu byiciro bibiri. Igihe inka zihindukiye amagoroba nk'aya turimo, ukavuza umwirenge. Niba umushumba cyangwa se umutahira wazo yavuze umwirenge acanye ari ku kiraro, akotsi kacumbeka, akavuza umwirenge, inka z'umutwe zigataha. Ukongera ukavuzwa mu gihe cy'amahirika, inka zigiye gutaha nka saa 10 z'amajoro, kugira ngo zitahe. Noneho kugira ngo inka zimenye ko amasaha ageze yo gutaha, uko zamenyereye umushumba, noneho zamwumva nk'uko yazimenyereje, zikongera nazo ubwazo zigataha. Inka yatamase rimwe gusa, izindi zose y'umutwe igataha. Urakoze cyane, ngira ngo hari byinshi kuvuga, ariko ndatekereza abenshi batasobanukiwe n'ibyo yuvuze inka y'umutwe uvuze iki? Ni inka ikuriye izindi. Murabona nk'iyi ngiyi mwimanye, iyi ni umutwe wazo. Buriya hari inka nubwo yaba itaruta izindi ubunini cyangwa se ibigango, ariko ikaba inshuti y'umutahira wazo cyangwa se umushumba wazo, kwa kundi yayimenyereye. Kera inka zarishirizaga ku murundi w'umushumba, noneho uko yayimenyereje, mbese twabyita guteta, nk'uko abana bateta, tuyita umutwe w'inka, ariko ni inka ibera yamenyereye guteta ku mushumba. Bivuze ko umushumba ari gutora umuyobozi w'izindi cyane rwose, kuko imugira mu mwanya wayo, kuko nawe aba ari mu mwanya w'inka. Urakoze cyane. Atinze inka, ati umushumba ni utora iyi nkundwa akaza kugira ngo izajye umwumvire n'izindi zimwumvire. Hari ikindi wakomojeho, atamahirika. Amahirika no kuvuga iki? Bundi amahirika mu gitondo ari ikintu bita amabyukira. Nka mu gitondo y'inka zibyutse zari zishyamye ziranduka, byagera nko mu masaha asanzwe zigataha ya mu gitondo zigakama. Inka zikabyagira kuko ziba zijuse. Nyuma yaho
igihe cyagera zigashoboka, zanduruka zigataha nimugoroba. Amahirika rero ubundi namaragira cyangwa se kuragira nijoro, kwa kundi wanga ko inkiri bubyukane inzara ikarisha nijoro igataha mu gitondo. Nibwo kwa kundi bavuga ngo ugasanga umushumba arusha undi nka nziza, atari uko yamurushije kubangurira, ahubwo ari uko amurusha urugingo rwo kuzitaho. Atari uko umuntu yamurushije kubangurira, ahubwo ari uko yamurushije urugingo zo kuzitaho. Ibintu byose rero bigira uburyo, mwabyumvise. Ariko tumukeneye nk'umutaramyi w'umwirongi, muraza kunyemerera tumuhe umwanya adukinira umwirongi. Ingiramarora zamenyereye umwirenge, zanduruka zaba zitaha cyangwa se ikivugirizo bita ngo ubwo zikamenya icyo umushumba avuze bitewe n'urugingo rwazo. Rero uko zabimenyereye kugira ngo murabibona uko zamenyereye urugingo rwazo, kandi nicyo twazitoje. Reka mbavugirize umwirenge nk'uko zabimenyereye, zigumye zirishe muhumure ntacyo zibatwaye. Inshuti dusangiye u Rwanda, dusangiye gukunda u Rwanda, aha n'ubundi turacyari mu Ngiramarora. Ngira ngo amasaha arinikije, abashumba baracyuye, tugiye gukama mu kanya. Ese murakibuka kujisha, gukama no kuvuruganya? Murakumbuye kubirura? Ababikumbuye dukurikire mu kanya, abatazi uko bakama mu kanya muraza kubikurikirana. Turabasaba gukomeza kudukunda no kudukumbura, mukora subscribe, mudukundisha abandi, kandi mudusaba byinshi kubageraho mutari, namwe mukatuberaho aho tutari. Mu kanya rero tubasangize iby'iwacu kandi iby'iwanyu, mubikunde mubikumbure. Igitaramo cy'iwacu giye kibinganje kandi kibinkumburwa. Murakoze, mukomeze kudukunda.
amasaha yose tukigera aha abari bafite amatsiko abana bavuga amata ava ku igare amata ntava ku igare mwabibonye umutaramyi wacu kujisha gukama no kuvuruganya kubirura byose twabikoze nyaboneka abari mu mahanga abagifite u Rwanda nk'uko umuhanzi yabivuze abagifite u Rwanda dukomere kuri iryo banga iby'iwacu ntitubite tubikomeze kandi tubikomereho dukomeze dukunde iby'iwacu tuzabagerera hose rero dushimiye cyane umutaramyi wacu twabanye kandi tugusaba ko n'ubutani tugukenera tuzakomeza kubana mwakoze cyane mukomeze mukurikirane televiziyo Inkesha ikomeze ibakeshe umutima iby'iwacu ibi by'iwanyu dukomeze dukunde u Rwanda kandi twande u Rwanda